ubwamamare ndetse no kuba icyamamare ntabwo ari twese bihira, bifite abo byagenewe. Ibyo ari byo byose ubwana bwabo bwari bwuzuye inzozi zihabanye cyane n'abo babaye ubu ngubu. Urugero ruto kandi rwumvikana, wemera ko ku myaka y'amavuko 25 umukinnyi wa filime Kiramani atari afite inzozi zo kuzakina filime. Ese wemera ko yari umudije ku muhanda babandi bita abadeskibana? Wemera ko paje y'ubuzima bwe kuba yari ifite icyerekezo ko bwahinduka byari hafi ya ntabyo? Ibi mbivuze kugira ngo wemere neza ko gukabya inzozi utabigiramo uruhare 100%, ahubwo ko hari inzira Imana ifite nyinshi cyane rwose ziruta imyenge ya supanete nk'uko babandi bajya babivuga. Ibisi ugira ngo mbivugiye ubusa, wabyemera ubonye agasene k'isegonda rimwe gusa kabereye umugisha Kiramani kamuhindurira ubuzima bwe bwose. Chagera ndashiraho bibi. Boss ushaka ko nkora iyi sport? Ako rwose niko gace ka mbere Kiramani yakinnyemo kamufunguriye amayira yo guhirwa mu buzima. Amateka mabi, ubuzima bushaririye mbere y'inkuru y'ibyabaye kugira ngo paje z'ubuzima bwabo buhinduke. Bamwe muri mu amateka yabo murayazi, abandi si muyazi. Niyo mpamvu mu cyegeranyo cya none twifuje kubakorera urutonde 10 rw'abakinnyi ba filimi baciye mu buzima bubi buruhije cyane rwose. Ntimutungurwe cyane nimuza kumvamo batacyumvikana mu mafilimi, kuko bamwe na bamwe bagiye babivamo, abandi bagiye mu buzima bundi buhabanye na filimi. Urwo rutonde twarukoze twifashishije amwe mu mateka bitangiye ubwabo ku giti cyabo, turifashisha bimwe mu binyamakuru byabanditseho, amacano batanzeho ubuhamya. Gusa ntidufite gusesera ngo twinjire indani mu buzima bwabo. Ikindi ntabwo dufite kubavugaho byinshi kuko bamwe na bamwe byabo murabizi, ndetse tuzagerageza no kugenda tubavugaho gake gake umwe ku wundi hano kuri Deep Media TV. Ikaze rero mwese hano kuri Deep Media TV, isoko y'isomero y'ibyegeranyo byiza bigezweho byibanda cyane mu myidagaduro, politiki ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage, nabyo tugenda tubivugaho gake gake. Njye mugiye kubana muri kino cyegeranyo ni Habimana Jean de Dieu. Iyi ni Deep Media TV. Nkuko nabibabwiye haruguru, uru ni urutonde 10 rw'abastari bakina cyangwa bakinnye filimi nyarwanda baciye mu buzima buruhije. Mureke twihute dutangire n'uru rutonde rwacu. Turahera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga umukobwa yigaruriye imitima ya benshi kubera ubuhanga n'ubunararibonye mu mikinire ye. Uyu nta wundi ni uwitwa Rufonsina. Uyu yamamaye muri filimi Umuturanyi ya Clapton Kibonge, dore ko ariho yakundiwe na benshi. Aba ari umukobwa w'umunyamahane cyane, akaba umwana w'umukobwa w'umunyacyaro cyane, agaterwa ishema ryo kuvuga ikigoyi, ururimi rukoreshwa mu majyaruguru ashyira mu burengerazuba bw'u Rwanda. Iyi mvugo cyane niyo yakundiwe muri iyi filime, ndetse yamamara no mu mafilime ya Kiramani aho yamenyekanye ku izina rya Nzayino. Aha naho abafite urwenya rudasanzwe dore ko yakunzwe na benshi. Ubundi uyu busanzwe yitwa Uwimpundu Sandrine. Impamvu tumushyize kuri uyu mwanya wa 10 nuko yabyirukiye mu muryango ukennye cyane, maze imibereho ndetse n'ubuzima bwe biba inkazi cyane, dore ko yavukiye mu muryango ukennye cyane, hahandi no kubona ibyo kurya cyangwa se imibereho byari bigoranye cyane. Ku mwanya wa 9 turasanga umusore wubatse ibigwi muri sinema nyarwanda, ikindi akabazwaho kwandika no gukina amakinamico, akaba umuhanga mu mateka y'u Rwanda. Kuvuga amazina y'inka mu misango y'ubukwe ni ibintu bye, azwiho kuvuga ikinyarwanda cyumutse, akaba umuhimbyi w'imivugo, yewe ni byinshi akora ariko mbisubikira. Nta wundi ni umusore w'ingaragu wagaragujwe hagati na benshi bibaza impamvu adashaka umugore. Ese ubu ntiwamumenyera? Nta wundi yitwa Niyitegeka Graciane, wamenyekanye ku mazina ya Seburikoko, Ngiga, Papa Savase, Kaganda n'ayandi menshi agiye atandukanye. Rero uyu niwe twashyize ku mwanya wa 9 mu bakinnyi ba filime baciye mu buzima butoroshye. Rero uyu yaciye mu buzima butari bworoshye cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Amateka tubwira ko nyuma ya Jenoside yisanze ababyeyi be bafite ubushobozi buke, imibereho hari hafi ya ntayo, ari nayo ntandaro yaje gutuma yigataha, kandi yarigaga ba mu kigo mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubuzima n'urugendo rwo kubaho rutari rworoshye nibyo byatumye abyirukana umuhati udasanzwe wo gukora cyane kugira ngo azavane umuryango we mu bukene. Ubukene n'ubuzima yakuriyemo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi nibyo byatumye dushyira Niyitegeka Graciane kuri uyu mwanya.
Ku mwanya wa 8 turasanga umukobwa witwa Umurerwa Naira Aziza uzwi nka Nana muri filime za Kraman ndetse n'izindi zirimo Papa Sava. Uyu mukobwa ni umuhanga mu mikinire dore ko akundwa na benshi kubera ubuhanga n'ubudasabwe. Uyu mukobwa turamusanga ku mwanya wa 8 nyuma y'uko yavuze ubuzima bwe bukomeye yanyuzemo burimo kubura ababyeyi akiri muto agatangira kwirera nta bushobozi na buke afite. Nakuyireze barabyumva. Nana wakomerewe n'ubuzima yatangaje ko afite igikomere cyo kutabona ubwene gihugu kuko nyina umubyara akomoka i Burundi naho se umubyara akaba yarakomokaga muri Uganda. Ibi nibyo byaje gutuma burahafatwa na hamwe. Yewe uyu mukobwa yarakubititse ndababwiye. Ibi nibyo byatumye tunamushyira kuri uyu mwanya. Uzi gukura wirera nta babyeyi ufite ndakiye kubyumva rwose, niyo mpamvu twashyize uyu Nana kuri uyu mwanya wa 8. Ese ku mwanya wa 7 haraza nde? Ku mwanya wa 7 turasanga umugabo witwa Rurinda cyangwa se Samusuri utibagiwe na Makuta. Uyu yakinnye mu mafilimi menshi harimo yitwa Seburikoko, Makota ye ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Amazina yitwa Kalisa Erneste. Uyu yavuye mu Rwanda mu mwaka wa 2022 ahunze umuntu yari arimo amadeni menshi nako sumwe ni benshi. Uyu mukinnyi wa filime wari uri mu bakunzwe cyane mu Rwanda yavuye mu Rwanda agurishije imitungo ye yose hanyuma ajya muri Mozambique. Tubabwira ko amafaranga yari arimo yaramberi yarengaga miliyoni 7. Sini ibibazo gusa yarahanganya nabyo dore ko akigera muri iki gihugu ubuzima n'imibereho byakomeje kumubera ingutu kugera n'ahatangira gusabiriza abahisi n'abagenzi nyuma yo kugerayo ubuzima bukanga. Mu kiganiro na Max TV Samusuri yavuze ko ubuzima bumeze nabi hakeneye ubufasha. Uyu mugabo rwose yatangaje byinshi ku mibereho mibi itamworoheye muri kiriya gihugu abayemo. Abakurikiranye amateka ye ndetse n'abagiye babikurikirana mu kiganiro yagiye agirana n'iyi Max TV babyumviseho byinshi. Ku mwanya wa 6 turasanga umukinnyi wamamaye nka Bamenya. Uyu yitwa Benimana Ramadani yamenyekanye muri filime ari we Bamenya. Uyu akundwa n'abatari bake kubera ubuhanga n'imikinire ye yihariye. Bamenya yavukiye mu karere ka Nyarugenge Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Bamenya yakuze azi umubyeyi umwe gusa nawe ntiyabanye nawe igihe kinini uko yarerewe kwa se wabo. Se wabo yitabye Imana muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Aho kwa se wabo yabaye bwa mbere niho yize amashuri abanza ahava ageze mu wa 3. Usibiye gukoreshwa imirimo ivunanye aho kwa se wabo ngo yahahuriye n'ibibazo ku buryo yigeze kujya kurara mu irimbi ahunze inkoni yakubitwaga. Aho yabaga kwa se wabo Kicukiro hafi ya Kiliziya. Gufatwa nabi no gutotezwa muri uyu muryango wari ukize nibyo byatumye hazinukwa burundu. Byatumye aganiriza undi se wabo amusobanurira ibibazo ahura nabyo. Wowe yaje kujya kwa mukuru we ajyanye na nyina wa Bamenya basaba ko umwana yataha. Uwo se wabo wundi yaje gushakana na nyina wabo. Bamenya atangira kurerwa na barumuna b'ababyeyi be noneho yisanga mu muryango yishimye. Aha yakomeje amashuri abanza arayasoza yinjira mu mashuri yisumbuye kugeza no muri kaminuza aho yarangirije muri Kriste mu bijyanye n'ubwubatsi. Uyu se wabo wamureze neza yaje kwitaba Imana asiga abana 2. Bamenya wari umaze kugimbuka yahise afata inshingano zo kwita ku muryango wa nyakwigendera. Yiga mu wa 5 w'amashuri abanza nibwo bwa mbere yagaragaye muri filime. Iki gihe yakinnye mu yitwa Zirara Zishya ya Habyarimana Charles. Kubera ubuzima yanyuzemo nibyo byatumye tumushyira kuri uyu mwanya wa 6. Ese wowe urumva atarawukuye koko? Urumva ataraciye mu buzima n'imibereho mibi? Ngaho tubwire. Mbere yuko dukomeza, ese urumva ari abahe baza muri 5 ba mbere babayeho mu buzima bubi? Tubwire maze dukomeze. Gusa mbere yuko dukomeza nkandira subscribe ndetse no kukazogera utazagicikwa n'ibyiza tubagezaho hano kuri Deep Media TV. Ku mwanya wa 5 turasanga umunyarwenya wanabaye umuhanzi akaba umushoramari muri sinema nyarwanda. Uyu nta wundi ni Clapton Kibonke. Yavukiye mu Bugande mu mwaka wa 1988. Inkuru y'amateka y'ubuzima bwe bushaririye itangira ubwo yari ari mu mujyi wa Kigali mu mwaka wa 2010. Yabanaga na se ndetse n'abandi bavandimwe be 5. Dore ko yari imfura muri bo. Papa wabo rero yaje gutakaza akazi birangira bisanze mu mibereho mibi kubera ko akazi kase ariko kari kabatunze. Se yafashe umwanzuro wo gusubira mu cyaro kuko yabonaga ubuzima bwanze. Clapton Kibonke rero nk'umwana w'imfura yafashe umwanzuro wo kwihagararaho aguma i Kigali dore ko atanahagumye wenyine dore ko yasigiranye n'abavandimwe be kubera ko bamwe muri bo bari mu mwaka wa nyuma w'amashuri bituma Clapton Kibonke yihiringa kugira ngo abatunge. Muri icyo gihe yakoze imirimo igiye itandukanye harimo kuba yaracuruje amagi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abavandimwe be nyuma baje gusubira mu cyaro maze Clapton Kibonke akomeza kwihiringa mu mujyi wa Kigali dore ko nyuma yaje gukorera umuntu amucururiza amatelefoni kugira ngo ubuzima n'imibereho bikomeze. Sinibi gusa Clapton Kibonke yaciyemo dore ko yaje gutera umukobwa inda maze ibibazo birushaho kwiyongera. Yewe
Clapton Kibonke nawe yaciye mu buzima buruhije, niyo mpamvu twamushyize kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa kane turahasanga umunyarwenya utembagaza abatari bake muri kino gihugu, dore ko yasetsa n'uvuye guta nyina. Abenshi ndakeka mwatangiye kumumenya. Uyu aracyari umwana muto cyane, dore ko yavutse mu mwaka w'1999, avukira mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu nta wundi ni uwitwa Dogiteri Nsabi. Uyu yakuriye mu muryango utifashije nk'uko yagiye abyitangariza, dore ko se yari umufundi naho nyina asiga amarangi. Uyu Dogiteri Nsabi ndetse n'umuryango we ubuzima bwarabakomereye kugira naho baburara ndetse bakanabwirirwa kenshi. Uyu Nsabi ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane bavukana, gusa we yakuranye umuhate n'umurava byo kuzakura umuryango we mu buzima bubi, dore ko yaje no kubigeraho. Niyo mpamvu iyi Dogiteri Nsabi twamushyize kuri uyu mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu turahasanga nanone umunyarwenya ukomeye mu gihugu kubera ibigwi n'amateka yanditse mu gutembagaza abatari bake. Uyu nta wundi ni uwitwa Rusine Patrick. Umunsi umwe ubwo yari ari kuri televiziyo y'igihugu mu kiganiro cyitwa Versace, Rusine bamubajije umuntu afatiraho icyitegererezo. Yavuze ko umuntu afatiraho icyitegererezo ari mama we wamutunze nta kintu afite, nta mafaranga, nta n'imitungo ihambaye cyangwa se iby'ibanze byo kumutunga. Bamubajije ku wundi muryango we maze araturika ararira, avuga ko atazi uko byagenze, gusa ngo yaje gusanga abana na mama ye gusa. Ati mfite nk'umwaka umwe gusa naje kwisanga mbana na mama gusa, ntabwo nzi uko byagenze. Kuva icyo gihe nakuze mbona mama gusa. Yakomeje avuga ko hari n'igihe mama wabo yajyaga abura n'amafaranga yo kwishyura inzu babagamo, ariko akigomwa yabonye yose akayamurihiriramo ishuri. Nibyo byatumye yigana ishema n'umuhate, dore ko no mu ishuri atajyaga hejuru y'uwa gatanu. Ibi byose yabikoraga kubera umuhate n'umurava byo kuzahesha mama w'ishema, kubera yamurwaniye ishyaka mu buzima bubi yanyuzemo. Niyo mpamvu tumusanga kuri uyu mwanya wa gatatu. Nawe hari benshi ushobora gufasha bro. Ibi ni bwa kabiri baye. Arani nagiye bigeze kuri mama sinzi ahantu bita bituruka. Murakundana nawe aragukunda, niyo mpamvu. Why ko iki utakuranye na papa? Dufite nk'umwaka umwe gutyo. Ntabwo nzi uko byagenze, nisanga ndi kubana na mama gusa, na papa ari kwibana, wenda n'ibyo bibazo by'ababyeyi. Yego nyuma bigenda nyine ukundi, gusa kuva icyo gihe nakuze mbona mama. Ku mwanya wa kabiri turasanga umugabo wubatse ibigwi mu Rwanda no hanze yarwo kubera ubuhanga budasanzwe bwe mu mikinire ye. Sinaha gusa, dore ko yanabaye umunyapolitike hano mu gihugu cyacu. Yanditse ibitabo bigiye bitandukanye birimo icyitwa Umusabyi w'umunyu ndetse n'ikindi cyitwa Umwana wanjye ni inkuru ndende. Yamenyekanye ndetse anamamara mu mafilimi yakunzwe cyane, twabwiramo nk'itwa Long Cut. Yatwaye n'ibihembo byinshi mu mafilimi agiye atandukanye. Si nibyo gusa, dore ko yanayoboye Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Ndakeka benshi muri mwe mwatangiye kumumenya. Nibyo, niwe nta wundi, yitwa Bamporiki Uwayo Edouard. Uyu turamusanga ku mwanya wa kabiri mu bantu bakinnye filimi baciye mu buzima butari bworoshye. Uyu yaciye mu nzira y'inzitane, yari yuzuye ibikomeye, gusa yakomereye n'ubuzima kugera ubwo atangira gucukura imisarane. Sinibi gusa, dore ko n'imiryango ye ya hafi yamutereranye kugira n'ubwo bamwima n'ikiraro cy'ihene ngo ajye yikingamo umusaya. Yewe Bamporiki Edouard nawe afite inkuru ndende yo kumubaraho, nawe tuzamuvugaho byimbitse. Ibi ndetse n'ibindi bikomeye mu buzima yanyuzemo nibyo byatumye aza ku mwanya wa kabiri mu bakinnye cyangwa se bakina filime baciye mu buzima bubi. Ese wowe urumva ari uwo uza ku mwanya wa mbere? Ngaho tubwire, urumva arinde? Uyu yariherenze, yarakubititse, azi kubaho icyari cyo. Byose byerekeranye n'amateka yanyuzemo yakunze kubisangiza abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze. Reka ni kubicisha amatsiko. Ku mwanya wa mbere turahasanga Killaman niyo nshuti ya Nick, umugabo wabereye benshi icyitegererezo kubera ibikorwa n'imikorere bifasha benshi ndetse bitunze benshi. Inkuru y'uyu Killaman ndetse n'umugore we Shemusa iriza benshi kubera ubuzima bombi banyuzemo.
yewe uyu Kiramani ku myaka ye mike rwose yaramaze gutera umukobwa inda, ubuzima burasharira, akora imirimo igiye itandukanye harimo kuba yarabaye mu DJ wo ku muhanda babandi bita abadeskibana. Sinibyo gusa dore ko yanacuruje telefoni, yewe yaciye mu bikomeye cyane. Ese wemera ko nyuma yo gutera inda Shemusa yagiye guhigira ubuzima mu gihugu cya Uganda? Inkuru irambuye ku buzima bwa Kiramani nayo tuzayigarukaho byimbitse, nta mwanya dufite wo kuyirambura. Iyi niyo top 10 twe twabateguriye. Ese wewe wemeranyijwe natwe? Ese mu watekerezaga ubuzemo? Mutubwire muri comment. Nawe tubwire ese niba unyuzwe nabo twakubwiye, wumvise ari uwuye wanyuze mu buzima bubi kurusha abandi. Gusa ndabizeza kuzagenda mbagezaho umwe ku wundi tubavugaho byimbitse hano kuri Deep Media TV, isoko y'isomero y'ibyegeranyo byiza bigezweho byibanda cyane cyane mu myidagaduro, politike ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage, nabyo tugenda tubivugaho gake gake. Nge mwabanye na Rehabimana Jean Dodi, ndabashimiye, dusubire mu yindi video.